mo igacishwa mu muriro, hanyuma umurimo umuntu wese yakoranye urukundo nuca mu muriro, uwo murimo ntuzashya. Hanyuma uwo umuntu atakoranye urukundo, uwo murimo uzashya ubipfabusa. Rero impamvu Imana yibanda ku mirimo cyangwa se ivuga imirimo cyangwa se ikunda abakozi bashyira mu mugambi wayo, bashyira ibikorwa byiza by'Imana yagambiriye ku bantu ikabibandaho, nuko imirimo ntabwo igira agaciro tukiri inaha gusa, ahubwo no mu bwami bw'Imana tuzayihemberwa. Amasengesho twari tuvuze ko abikika, hanyuma twari tuvuze ko amasengesho ku munsi mubi nayo arakurokora, twari tuvuze ko amasengesho nayo iyo noneho aherekejwe n'imirimo, noneho bigira imbaraga zo kuba wanazuka mu gihe wagiye no mu rupfu. Nimvuga iki wenda bamwe bashaka guteramo amabuye muri comment, ariko ni ibintu bibaho. Twe turi abakozi b'Imana, tubona byinshi, tujya mu bitaro ahantu hatandukanye, umuganga akavuga ati jewe uyu mubyeyi namukoreye ibishoboka byose, ubumenyi bwose nize nabukoresheje, ariko igise kiri kuzamuka cyagera mu 9 yenda kubyara kikongera kigasubira muri 2 cyangwa muri 1. Ubwo kubize ubuganga muri kumva icyo ndi kuvuga. Hanyuma akavuga ati rero jewe ntacyo ntakoze, ubwo reka nicare hano. Uwo mama yabazi ko yigeze gusenga, yabazi ko n'amasengesho hari ibintu akora ibindi bidashobora, akavuga ati ariko jewe nzi ikintu twakora, reka duhamagara umuntu w'Imana. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, ntabwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, Ubumwe bw'Abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza, kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'Ubumwe bw'Abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari Ubumwe bw'Abera bukoreramo. Ubumwe bw'Abera Ministries si idini, si itorero, nubwo genda no kuba ryo, ahubwo no muragira kwisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana. Imana ibaha umugisha. Amen. Rero ngusuze nkifurize kugira umugisha w'Imana uherereye hose. Hano ni Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mwese tubifurije kugira umugisha w'Imana. Ibyo mukora byose Imana izahire imirimo y'amaboko yanyu. Muri no minsi ntago byoroshye, ariko nta n'umunsi byigeze byoroha, kuko Satani ahora arwanya umuntu ayashaka icyamuteza ibibazo, n'Imana nayo ikabishaka icyarokora umuntu. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo abatameze neza, bafite ibibazo bitandukanye, abarwaye, abarwaje, n'abandi baruhijwe n'ubuzima mu rwego rutandukanye, reka mbabwire ngo Imana ibabe hafi. Tubifurije ngo Imana ibumvire mu bihe nk'ibyo ngibyo muri kunyuramo. Amen. Tutibagiwe Seeds of Joy irahabaye, nk'uko mubizi, ibikorwa mu gukunda kugeramo uruhare ndetse no kwishyura mituweli ku bantu batishoboye. Ibikorwa biracyakomeje. Amazina ni Jerry, turagarutse n'ubundi tugiriwe umugisha udasanzwe wo kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ntabwo bikwiye ko namuvuga, ahubwo ndamwakira atwibwire, kuko niwe tugiye kubana muri aka kanya. Ndakwakiriye cyane. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Imana ishimwe cyane. Murakoze kuduha ikaze. Nitwa Prophet Evode, hanyuma nishimiye kubana namwe. Yego, ikaze. Wumve ari mu rugo kuri
ku bumwe bw'abera ministries nizere ko tugiye kubana kandi turagirana ibihe byiza. Yego murakoze cyane hano ku bumwe bw'abera ministry. Imana ibaha umugisha mwinshi kandi ngira ngo si ubwa mbere si n'ubwa kabiri si n'ubwa nyuma. Hano ni mu rugo n'ubundi nk'uko ubivuze. Ishimiye kubana n'aba ministry bose aho baherereye ku isi yose. Imana iduhana umugisha kandi turagira ibihe byiza. Amen. Urakoze cyane. Tunakomeze kwifuriza ibihe byiza mushumba wabanaga natwe mu mirimo yose arimo. Turabizi ko ibyo ari kubategurira ni byiza ariko n'ubundi umurimo w'Imana urakomeza kuko nta muntu nyine hari umuntu uba uhari mwamenyereye ariko biba ari byiza kugira ngo bajye mu zindi nshingano ariko n'abandi basigare mu zindi nshingano umurimo w'Imana ukomeze. Yego Profete turakwakiriye cyane wumve mu rugo n'ubundi ni mu rugo tugiye kuganira ku magambo y'Imana mu biruhije by'uyu mubiri mu biruhije by'isi mu biruhije twifuje ko twatangira amasengesho yo kugaruza ibyacu ndetse n'icyo Imana yakwibukiraho ku munsi mubi ubwo tugiye kugaruka ku mirimo ivuga kubera icyo Imana ivuga imirimo izatwibukiraho. Impamvu imirimo ari ngombwa cyangwa se Imana iyibandaho niko nabivuga nuko ku isi buri muntu wese aba yarahawe inshingano n'Imana. Iyo akivuka Imana iba yaramugeneye ibyo azakora mu isi. Hanyuma kandi kuko twese tutareshya tutanahamagawe kimwe, buri muntu wese aba afite umuhamagaro Imana yamuhamagariye kandi aba agomba guhagarara muri izo nshingano kugeza atabarutse. Impamvu rero Imana ivuga ku mirimo ndetse kandi abantu bakora imirimo ikabitaho cyane nuko imirimo myiza umuntu akora navuga ko ari nko gushyira umugambi w'Imana mu bikorwa. Imana yo yateguye umushinga wo gufasha abantu ariko ntiyafasha abantu ivuye mu ijuru, ifasha abantu iciye mu bandi. Hanyuma iyo rero umuntu yemeye kuba igikoresho cy'Imana, uwo murimo mwiza akoze wo kumvira Imana irawuzirikana iwunota ahantu ikazawumuhembera akiriho ndetse no hanyuma y'ubu buzima ikazawumuhembera. Niyo mpamvu nitugera mu ijuru Bibiliya ivuga ko hari umuriro uzacanwa hanyuma imirimo igacishwa mu muriro, hanyuma umurimo umuntu wese yakoranye urukundo nuca mu muriro uwo murimo ntuzashya. Hanyuma uwo umuntu atakoranye urukundo uwo murimo uzashya ubipfabusa. Rero impamvu Imana yibanda ku mirimo cyangwa se ivuga imirimo cyangwa se ikunda abakozi bashyira mu mugambi wayo, bashyira ibikorwa byiza by'Imana yagambiriye ku bantu ikabibandaho, nuko imirimo ntabwo igira agaciro tukiri inaha gusa ahubwo no mu bwami bw'Imana tuzayihemberwa. Tukonfirima kuri icyo wenda nubwo tugikomeje ariko hari icyo nakongeraho kuko ibintu byose tubidefera kuri Bibiliya cyangwa se tuhita tubishakira mu ijambo ry'Imana. Umubyeyi bita Dorcas cyangwa se Tabita bamwe ko bakunda kuvuga gutyo, yadoderaga abantu abapfakazi abana b'imfubyi. Urumva kudoda umwenda ugatanga ikanzu ni ikintu kiri sipo ariko imbere y'Imana byarandikwaga hanyuma apfuye abantu baratakamba babwira Imana bati nta wundi muntu dushobora kubona rwose uraduhemukiye. Imana ihagurutsa Petero iramubwira ngo genda, hari umukozi wanjye abantu bamereye nabi, imirimo ye hano yavuze. Imirimo ye yavuze hano ndi, none rero ntabwo nakomeza kumugumana ahubwo ndashaka kumusubiza ubuzima ngukoresheje. Bivuze iki rero? Hari abantu babayeho kubera ko bagikora imirimo, umunsi bayihagaritse bashobora gukurwa no mu mubiri kuko icyo Imana yagambiriye kugukoresha iyo utakigikoze ukaba utagifitiye Imana umumaro, hari igihe gukura ku isi. Ariko iyo kigufiteho umumaro Imana ikurindira icyo yagushyizemo n'icyo uyimariye. Nicyo rero navuga warumbajije uti ese kuki Imana ivuga imirimo, kuki Imana ikunda kuvuga imirimo cyane? Niyo mpamvu. Turagaruka ku kintu cyitwa imirimo. Twabonye ikunda kugira
guhindura igahindura ibitekerezo by'Imana. Ndibuka ko imirimo, kuki bavuga ngo imirimo izakurengera ku munsi mubi? Imirimo wibutsa Imana kugira ngo igire ikigukorera. nuko umunsi mubi, icya mbere abantu bagomba kwemera ko ubaho. Uyu munsi umuntu ashobora kuba ameze neza yumva nta kintu kimupushinga kimunyeganyeza, yego, ariko ejo ukisanga wahuye n'icyo nakwita mistake cyangwa se icyo twavuga nk'imbogamizi, ukarwara. Urugero, ukarwara indwara ikomeye wenda abaganga batanabasha kuvura, ukisanga wenda uhuye n'ikibazo kiremereye. Mu isi hajya haba ibibazo, intambara, ibyorezo n'ibindi, twarabibonye kuko ntabwo turageraho aho badapfa, aho batarwara. Hanyuma iyo ugeze muri icyo gihe, Imana yo kuko ibizi ko icyo gihe byanga bikunda mu isi ku muntu kibaho. Ni nayo mpamvu umwanditsi yavuze ngo ese tukiri mu isi ntituba dufashe igihe mu ntambara? Yego, tuba dufashe igihe mu ntambara. Rero kuko Imana ibizi ko imbere yawe byanga bikunda uzahura n'intambara z'uburyo butandukanye, z'uburyo butari bumwe, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu rero igushishikariza cyangwa se inshishikariza cyangwa se ibashishikariza kugira imirimo cyangwa se kugira ibikorwa. yego, uzicara bikaba nk'ifatizo, nkaho uhera. Ibyo bikorwa turabigereranya nk'inkoni ya Mose. Imana yaramubwiye ngo ufite iki? Ngo ufite inkoni. Yumva ari ibintu byoroheje, ariko inkoni niyo yabambukije inyanja itukura. Ni ukuvuga ngo rero si uko Imana nyine wenda ibibuze ububasha bwo kugira ikiheraho mu bumana bwayo kuko ishobora byose, ahubwo ibishaka n'uruhare rw'umuntu. Ese uyu muntu nagera aho ntabaza, njyewe igihe namukeneye naramubonye. Iyo ni Imana. Iyo rero Imana ivuze ngo imirimo cyangwa se igikorwa cyangwa se ikintu kizakurengera ku munsi mubi, nuko ibizi ko umunsi mubi uzabaho. yego, kandi umunsi mubi ubaho nta muntu wawuhamagaye. Icya kabiri, umunsi mubi uza utunguranye. Icya gatatu, umunsi mubi nta muntu utawugira ku isi yose, ukomeye, uworoheje, mu ngeri izo arizo zose. uba ukomeye none ejo ukaba uworoheje, yego, uba uri muzima none ejo ukarwara. Iyo ugeze hahandi rero amafaranga yananiwe, imiryango yananiwe, inshuti zananiwe, icyubahiro cyananiwe, bagenzi bawe mwakoranaga bananiwe, na mama na papa bavuga bati nahimana, abantu bose bavuga ati Uwiteka bari gukurengera, nta kindi twarenzaho. Aho ngaho rero niho Imana ibigira ngo uyibutse bya bindi wayikoreye. Kandi ushobora kubikora ku karubanda, ariko ushobora no kuba warabikoze bucece. Iyo mirimo yose rero wakoze, iyo uyibukije Imana, biba nk'ifatizo mu maso y'Imana. Riba ari nk'ibuye ryo guheraho. Imana ikavuga ngo niwe wambitse abantu, niwe watangiye abantu mituweli, niwe wambitse abashumba. Imana ikamanurwa no kukurengera kuko hari umumaro nawe wayimariye. Ni ukuvuga ngo mu bintu by'Imana, nuko wenda abantu bamwe twigishijwe nabi cyangwa se tuba no mu madini rimwe na rimwe avuga ibintu bimwe abica ku ruhande, ariko ibintu by'Imana akenshi ni mpanguhe. Iyo ntacyo ukorera Imana, yakuvubira imvura nk'uko yivubira abandi, ariko ku munsi mubi uratagangara. Ku munsi mubi rwose uravuga, Imana ikakureba nyine. Mu Kinyarwanda hari ibyo bita amatakirangoye, gutaka igihe cyarenze, igihe cyo gutaka n'igihe cyo kubiba, ugashaka kubiba igihe cyarakurenganye. Ni ukuvuga ngo hari umuntu uvuga ati wenda njyewe ningera kuri uwo munsi mubi nzaterura miliyari 20 nzitange, hanyuma mpamagara abanyamasengesho nk'igihumbi bakoranira iwanjye bankize cyangwa se bansengere. Noneho igihe cyagera watakamba nabo wabahamagara bikanga, kubera ko ntabwo wabanje gusasira icyo gihe kibi kugira ngo nukigeramo Imana izakwibukire ku mirimo. Urugero rutoya, hari umugabo warwaye, yari afite imodoka nziza rwose, sindamuvuga. Hanyuma ajya mu bitaro, ajya no muri koma. Ageze muri koma,
umuhanuzi Imana iramuhagurutsa iramubwira ngo genda nugerayo umuntu ngutumyeho ndamukura muri koma, ndaguha ibibazo umubaza, hanyuma gusubiza kwe biratuma mugarura mu isi, gusubiza kwe neza biratuma mugarura mu isi, gusubiza kwe nabi biratuma agomeza urugendo. Hanyuma umuhanuzi aragenda agera imbere y'uwo muntu, umuntu ariko akaba yarabayeho nyine ari umwiyemezi, ibye yumva ari ibye, atabisangira n'abandi, atatwara umudamu utwite mu gihe ari ku muhanda, atafasha abababaye, nyine yiyitaho we ubwe n'umuryango we gusa. So noneho akangutse rero umuhanuzi akihagera arasenga, arakanguka, agarutse mu buzima. Hanyuma umuhanuzi aramubwira ngo Imana ikugaruye mu buzima kano kanya, ariko yantumye ngo nkubaze ngo nibura hari ikintu wayibutsa, hari ikintu waba warayikoreye, hari umukene waba warafashije, hari umuntu waba warambitse imodoka yawe nziza, hari umuntu nibura umwe waba warahaye lift mu baturanyi bawe, hari umuntu nibura wabonye agiye kuburara, nibura umugurira n'ikibirite cyangwa se uramuhamagara ngo musangire. Uwo mugabo yabuze ikintu na kimwe yakoreye umuntu ku isi cyangwa se umuntu muri rubanda. Hanyuma rero aravuga ati mu by'ukuri ntabeshye, nta muntu nafashije, nabayeho ubwanjye nkanjye. Hanyuma uwo muhanuzi Imana iramubwira ngo rero uwo muntu umubwire ko arapfuye kuko n'ubundi ntacyo amariye njyewe. Imana iravuga ngo ntacyo amariye, niba we yibeshaho we ubwe ku giti cye. Namuhaye ubutunzi kugira ngo afashe n'abandi, namuhaye ubuzima bwiza kugira ngo abere ikiraro abandi. None rero mubwire ko kuko ntacyo yigeze amfasha, kuko ntacyo yigeze akora mu bantu banjye, mukuye mu mubiri. Kubw'iyo mpamvu umugabo aratakamba ati rwose noneho nzabikora, noneho nzageraho. Imana iravuga ngo wapi, byarangiye. Itubwira umuhanuzi ngo sohoka wigendere, uwo muntu yarapfuye. Ni ukuvuga ngo rero urumva uwo muntu yarageze ku munsi mubi. Umunsi mubi wari waje, avuye muri koma, agarutse mu buzima, abuze umurimo n'umwe wamurengera. Niyo mpamvu rero umuntu wese ufite kugira neza akwiriye kugira neza akiriho, akwiriye kugira neza ateganya ko Imana izamwibuka nawe aho azaba atibashije. Hari aho ugera amafaranga nyine twabivuze ntagire imbaraga, kuko uwo yari gutanga ibyo atunze kandi ntibyari bikeya, akagura ubuzima, ariko ntibyabaye ngombwa ko abugura kuko bidashoboka. Rero hari igihe imirimo myiza ikurengera ku munsi mubi, hari igihe ugera kuri uwo munsi w'igicuku. Niyo mpamvu na Bibiliya ivuga ngo habaho ijoro, hakabaho n'amanywa, habaho umucyo, hakabaho n'umwijima. So rero kandi Bibiliya nanone umuririmbyi akavuga ngo muze mwenyine twihererane mu nsanga ahantu hatari abantu. Hari igihe wihererana n'Imana ugakora imirimo myiza, hari n'igihe wihererana n'Imana ugasenga Imana, Imana ikazakwibukira no ku masengesho nkatwe b'abakozi b'Imana. Nibyo nari ngiye kuvuga nti turi busorezeho. Twavuze ku mirimo, ariko noneho dusoreze ku isengesho. Akamaro k'isengesho, akamaro ko gusenga, akamaro k'amasengesho abitswe. Ngo amasengesho wasenze ngo ashobora kukubeshaho igihe kirekire. Turagira ngo mubidusobanurireho, wenda bari byo tuza gusorezaho. Yes, urakoze cyane. Ubundi amasengesho ari mu bidafatika, ari mu bidafatika, physical appearance cyangwa se amaso ku maso, cyangwa se mu biganza. Ntabwo wabifata nk'uko mfata telefone, nk'uko umuntu afata Bible ngo ubyereke abantu. Ni nayo mpamvu isi n'abisi bakunda kuvuga batabo bantu n'abesikoro, n'abantu bavuga ibintu nyine tutumva. Ariko ntabwo mjye mbarenganya, kuko Yesu ajya kugenda yabwiye abigishwa ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha umufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora, ntibamurora nyine abisi. Hanyuma aravuga ngo ariko mwebwe muramuzi kandi azajya azaho muri. Arababwira ngo hasigaye akanya gato abisi ntibabe bakimbona, ngo ariko mwebweho muzajya mumbona. No kuvuga ngo abana b'Imana cyangwa se abantu b'Imana cyangwa se abanyamwuka, ababyawe n'Imana, abana b'igorogota, babona Yesu kandi bumva n'Imana mu buryo bw'umwuka, mu buryo buri spiritual. No kuvuga ngo rero amasengesho nubwo ari mu bidafatika ariko akora ibifatika.
ukuvuga ngo amasengesho arabikika mu yandi magambo, ariko ntabikwa mu muntu runaka. Amasengesho abikwa mu ijuru, sitoke yayo ni Imana iba iyifite. Kuko aramutse abitse umuntu muri karagiteri y'umuntu, hari igihe mushobora kugirana ikibazo, mwagirana ikibazo agahita yatwara akavuga ati nugera habi ntabwo nzayaguha ndayajyanye, nk'uko umuntu ajya yambura undi amafaranga. Noneho rero Imana nayo kandi ni umwuka. Bibiliya iravuga ngo abayisenga bayisengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Icyo cyanditswe twavuze kiri muri Yohana 14:15, icyo tumaze kuvuga Yesu aganira n'intumwa agiye kuzamuka. Hanyuma rero amasengesho nimba bikika, akaba bikika, ni ukuvuga ngo ashobora kumara igihe kirekire. Wenda ugasenga ufite imyaka 13 cyangwa 9 uri muri primary, hanyuma ukagera segonderi amasengesho agiye akikurinze, ukajya muri kaminuza rya sengesho rikikurinze, ukarangiza. Hanyuma akazi Imana yavuganye nawe ufite imyaka 18 cyangwa 20 cyangwa 19, ukajya kubona ukabonye ufite imyaka 32 cyangwa 35, ukabona ya ofisi Imana yakubwiye irayisohoje. Uhita ubona ko rero amasengesho ajya kumera nk'amasezerano. Ni ukuvuga ngo arabikika, ariko abikwa iruhande rw'Imana, niyo ibi yabitse. Hanyuma impamvu Imana iyabika nuko amasengesho hari igihe umuntu ageraho, tugaruka no kuri wa munsi mubi, tugaruka no kuri ya mirimo, hari igihe umuntu ageramo ukageraho gusenga byanga. Urugero, niba wari muzima, ushobora kugenda ugahura n'ibibazo bikomeye bikakaye, nta muntu bitabaho, nabo muri bira byababayeho, bikagukamura ibyo bihe, bikagukamura ku buryo no kuvuga ngo Mwami Yesu, no kuvuga ngo Mana yanjye utakibibashije. Atari uko udafite ururimi, ahubwo ari uko ibintu wanyuzemo umaze gukamuka kugera ku rwego wowe utakibasha no kuvuga. Hanyuma icyo gihe Imana ikora iki rero? Niho ya masengesho iyabikura mu bubiko, ikayakoherezaho. Niyo mpamvu akenshi ujya ubona bamwe muri twe tutajya ducika intege, na mushumba wa hano atajya acika intege Reverend, kubera ko hari ibihe byo gusenga yabayemo, hari ibihe byo kubana n'Imana twabayemo, twinginga Imana turi mu misozi, twinginga Imana twiyirije ubusa. Ariko icyo gihe abo twabwiraga ngo nibasenge bakirira amafiriti, uyu munsi aravuga ukagira ngo sinzi nk'ibintu ari kuvuga. So sinibasiye bagenzi banjye, ariko ni ibintu bigaragara. Hanyuma umubyeyi witwa Hana yarasenze, yasenga akagira ngo nyine byanarangiye, kasuzuguro ka Penina kamereye nabi, simbyara yanyuriye. Asenga apfukamye, asenga ahagaze, asenga yicaye, arasenga, akagira ngo amasengesho ntiyageze no ku Mana kubw'igihe kirekire yari amaze. Noneho abonye ibintu rero bisa naho byanze, amasengesho aramukamana, agera ku rwego we abikiragi, atari uko yamugaye, ahubwo ibigeragezo nibyo byamumugaje. Ururimi birarufata, kuvuga biramunanira, yumva yose yarayasenze, yumva ntacyo atakoze, yumva yatanze icya 10, yumva yatanze amaturo, yumva yahize imihigo myinshi. Ajya mu rusengero, ageze mu rusengero, umutambyi yinjiye mu gitondo asanga hari umuntu wazindutse w'umumama uri guca amarenga. Aravuga ati ariko abantu bazajya basinda koko baze gusindira mu rusengero? So rero icyo gihe kuko yarageze igihe ananiwe, ya masengesho yasenze, nta nubwo Eli umutambyi yamusengeye, yaramubwiye ngo genda icyo wifuza ko Uwiteka akiguhe. Mu by'ukuri iryo sengesho ntabwo ryahesha umuntu umugisha ungana n'uwo Hana yashakaga. We yumvise ntacyo mu muhanuza mu mari, yumvise rwose ni nk'ibintu byo kuvuga ngo wirirwe nibyo. Ariko kuko Hana yari yarasenze, Imana yakoze muri stoke y'amasengesho, ihita imanura amasengesho, hanyuma ikorera muri rya jambo rimwe cyangwa abiri umutambyi yageze gute yamwatuyeho. Ari nayo mpamvu abenshi bajya bavuga ati ese ko umuhanuzi w'Imana naninzi ko asenga bigasohora, none akaba yarambwiye ibi nibi, nkaba maze imyaka ingana gutya bitarajya. Ni ukuvuga ngo ndasenga cyangwa se nundi arasenga, wasenga ya masengesho nagusengeye cyangwa se umushumba yagusengeye,
ayo masengesho iyo asanze hari urufatiro, ibintu byawe birihuta. yego, ni ukuvuga ngo rero amasengesho twari tuvuze ko abikika, hanyuma twari tuvuze ko amasengesho ku munsi mubi nayo arakurokora, twari tuvuze ko amasengesho nayo iyo noneho aherekejwe n'imirimo, noneho bigira imbaraga zo kuba wanazuka mu gihe wagiye no mu rupfu. nimvuga iki wenda bamwe bashobora guteramo amabuye muri comment, ariko ni ibintu bibaho. Twe turi abakozi b'Imana, tubona byinshi, tujya mu bitaro ahantu hatandukanye, umuganga akavuga ati jewe uyu mubyeyi namukoreye ibishoboka byose, ubumenyi bwose nize nabukoresheje, ariko igise kiri kuzamuka cyagera mu 9 yenda kubyara kikongera kigasubira muri 2 cyangwa muri 1. ubwo kubize ubuganga muri kumva icyo ndi kuvuga. Hanyuma akavuga ati rero jewe ntacyo ntakoze, ubwo reka nicare hano. Uwo mumama yabazi ko yigeze gusenga, yabazi ko n'amasengesho hari ibintu akora ibindi bidashobora, akavuga ati ariko jewe nzi ikintu twakora, reka duhamagara umuntu w'Imana. Wahagera watangira gusenga ukabona wenda amahembe dogiteri ntiyayapima n'urushinge, ntiyayafata ibizami, hari ibyo atabona nyine, ukabona yarenze ibintu. Watangira gusenga ukajya kubona ukabona mu masaha nkangahe umubyeyi bati muzana imyenda, umwana aravutse. Abaganga bamwe na bamwe tuziranye bo barabizi ko amasengesho ajya ava mu ijuru agakora imirimo igaragara nubwo adafatika muri uwo mwanya. Kandi iyo umuntu ari gusenga, ndabigereranya nanone nk'inkota cyangwa se nk'icyuma kibaga. Ni ukuvuga ngo urasenga wowe ukagenda uzi ko nta n'icyabaye, ariko burya iyo uri gusenga biba ari nk'inkota uri kurekura iva mu kanwa k'Imana, iri kubagagura abadayimoni, iri kugenda igira ibintu icagagura by'imigozi itandukanye. Ni nayo mpamvu rero Jerry muri kino gihe amasengesho yabaye ingume. Ni ibihe Imana yajyaga itubwira kera ikavuga ngo gusenga bizagabanuka bibe bikeya mu bantu, ijwi ry'Imana riceceke. Ubu mburira n'abantu ba hano kuri ubumwe bw'abera ministry, mukomeze umushumba wanyu kandi mukomeze mumube hafi, kuko ari muri bamwe dusigaranye bazima bakibitsa amasengesho, basenze bacyuzuye umwuka w'Imana kandi bakera imbuto zikwiriye abagenzi bajya mu ijuru. Ndumva rero ari cyo navuga ku masengesho. Akoze. Yego, ndagushimiye cyane Prophet Evode. N'ubundi turacyari kumwe, reka dushimire abantu bose bari badukurikiye, nawe kandi ngushimire kuba waje kuduha ku byanditswe ndetse no mu mwuka, kugira ngo ugire urwego tuvanaho n'urundi utugezaho. Ndagushimiye cyane. Murakoze cyane.